tujye mu ikipe ya APR Football Club. Amazina avugwa ni menshi. Iber ejo wateye ibuye rimwe yica inyoni nyinshi dutambagiza ishyorongi akotsi kazamutse hanyuma team manager wa APR arabasuhuza Major Kavuna avuze ati mwebwe ari mu mwandiko se kumukomojeho yana uko tuvuga ku ikipe ya APR ari ariko rwose yaratubwiye ati ejo no mu rubuga rw'imikino rwose pe very perfect urumva iyo umuntu abashimiye gutyo kubigarukaho nta kibazo na kimwe gihe n'abafande guhera kuri CDS njye navuga ngo dusura ishyorongi n'igihe ntari nagiye warabyumvisha ko afande yakose yakubaza Karundi nawe yari arimo aravuga ati abahunguruga rw'imikino bose n'abakobwa bose ubwo naba papa n'aba mama bose mujye mubatumira mu birori nk'ibi impamvu APR bivuga nuko ngo ibiganiro ariko sibo gusa warayibonye na ba SG wa Federation bitubwira bati hari ibiganiro wumva byubaka hari n'ibindi bumva bitari kuri urwo rwego so ubwira fande ko ntabwo turashimirwa twabyakira neza itubyanga ariko nizo nshingano radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu nizo nshingano ariko buri mu itangazamakuru iyo umuntu agushimiye aba kuri kariyeri yawe agushyize nyine buriya mu bintu bitwubaka hanze yo kuvuga ko bihemberwa nuko umuntu ashima akazi wakoze ariko akaba nanone agushyize mu ntambwe 18 zo kuvuga ngo none ejo nzakora iki kirenze kudushima yarambwe ati ntabwo ari uko mutuvuga neza ahubwo nuko ibyo mukora ubona birimo ubunyamwuga ati mushaka kutuvuga nabi mushaka kutavuga neza ubundi jambo kuvugwa nabi ari mushaka kutunenga ariko byubaka mutunenga ariko mushyira mu gaciro murashima mukananenga wenda aho biri ngombwa kandi mukabikora mu rugero tukanabyumva ko mwadukomanzeho tukareba n'ubyo twabikosora ariko abantu sinzi igihe nyine bazabyumvira ni nk'aho ndi wavuze ngo urubuga rw'imikino ngo bazarushyire muri gahunda za leta nk'uko bashyizemo za mituweli wenda nk'ibihumbi nk'umunani biba biri kutureba live na miliyoni wenda nk'eshatu ziri kutwumva kuri FM hari igihe wenda mbibona nkabona abantu byatinze kuba bimenyera nyine ko ari cyo kiganiro cya mbere cya siporo biranabagora wenda kurivariza ku mibare kuri YouTube bikabagora kurivariza kuri FM wenda bikabagora no kurivariza nyine umuntu none mwanashimwa none bikaba nk'ikibazo none abantu bakabishakira izina ariko nge mbona kugira ngo ritazabikemure izarwongere mu bintu abantu b'abanyarwanda bakeneye muri vision 2050 rukwiye kuba rurimo mu bintu abanyarwanda bakeneye yego rurimo leta n'ibyandika bizafasha abantu kumva icyo bivuze nje n'igitekerezo ntanze urumva n'abafande bose babishima sinzi bimaze kuba byinshi abantu basigaye bashima cyane yego twazamutse ishyorongi ndumva nyene n'abantu bamwe batunenga ko usekeje umuyobozi dukeneyemo abantu bamwe banyuzamo akatunenga gushimwa birakabije munyuzemo munatunenge wakomeza ibe reka twigire ishyorongi yazana n'ibe oya narimereye ku kantu gusa wenda karaho gusa ariko nuko ni umva rero ishyorongi ko bimeze gahunda iri muri APR impamvu mubona basa naho batangiye gusinyisha wenda mbere y'ari makipe APR barabanje bareba muri budget bagomba kuba bafite umwaka utaha uko bimeze bariviza neza budget baravuga bati tuzakoresha ngahe dukurikije nayo tuzaba twahawe kugira ngo bamenye ngo tujya ku isoko tuzakoresha amafaranga ngana iki nta nubwo ari n'abakinnyi benshi bazasinyishwa muri ikipe ya APR urumva bamaze kureba ibyo bimwe twavuga ko ari abakinnyi bashobora kurekurwa harimo abakinnyi buri muri APR batakirekuwe rwose bavuga bati kubarekura n'ubundi ukazana abandi nkabo nta logique irimo bavuga ati ushaka kurekura nka Ramazan ukazana undi mukinnyi nawe bigaragara ko ari ku rwego nk'urwe ugiye guha amasezerano mashya ugasanga ntacyo bimaze nk'ubu amakuru mfite no ko Ramazan ari mu bakinnyi batazarekurwa muri APR bazaguma muri APR urumva bavuga bati n'ubundi stata afite yo gusimbura kuri Ramazan niyo nta kimutwaye kandi natwe nta kidutwaye urumva kuko n'ubundi ntabwo tugiye kuvuga ngo tugiye kumubanzamo ariko ku muswade player nka Ramazan tumugumanye nta kibazo biteje Ramazan utaragize n'amahirwe ku ngoma ya Tarebu yo kuba mu kibuga cyane kubera byinshi twagarutseho ntabwo ari n'umwe mu bahawe n'amahirwe ari Polivara imyanya myinshi arayikina reka ture ari na discipline buri APR icyo kintu gikirebaho buri turabiza abakinnyi benshi bajyaga banatindaho bafite discipline ukavuga ngo aracyari na muto wenda umupira
yazagira icyaha ekipe ubwo nta mahirwe nawe yabagize yazabyaza umusaruro cyane. Ubwo undi mukinnyi namenye ko bashaka gushyiramo umunyarwanda byihutirwa agomba kuva mu kipe y'igihugu ahita nabwo navuga ngo gusinya no gusubira mu rugo ni Fidari uyaremye uyu mwana w'Ishyorongi buravuka n'Ishyorongi. Bamaze kumumenyesha ko muri Kiyovu buriya nta masezerano yari afite, urabizi ko yaratije ni umukinnyi w'Intare baba bagarutse mu rugo nta byo kujya kuganiro byinshi bizabaho. Ubwo nyine Kiyovu nayo nta kizamenyesha kuko umukinnyi intizanyo yarangiye ni ukugaruka bisa na hari mu rugo. Impamvu yo kuzana Fidari rero namenye ntabwo nawe ari umukinnyi bavuga ngo aje guhita atangira kubanzamo bijyanye n'abataka basanzwe bafite, ariko ko bamureba bamubonamo potential yo kuvuga ngo aramutse anashatswe n'amakipe yandi yo hanze, kuko nayo makipe yaramubonye season nziza, bakavuga ati yagahagurutsa avuye muri APR, yagahagurutsa avuye Ishyorongi, nayo makipe aramutse yagiyemo. Ubwo rero Fidari agomba kuva mu kipe y'igihugu rwose ahita atangira imyitozo n'abakinnyi b'ikipe ya APR ku makuru dufite hatagize igihinduka. Ibe mbere yo gukomeza reaction nakora kuri iyo transfer nge sindi Paul nabyo byatumye nsubiza amaso inyuma nibuka Taiba muribuka akora season nziza muri Marine bakamuzana ku nshuro ya mbere uko byagenze. Taiba yabuze umwanya yasubiye muri Marine yaramaze kwiyenerva. Taiba yarapfuye mu mutwe bimusaba n'igihe kuko season ya mbere asubira muri Marine yari yarasubiye hasi ntiyakinaga ngo ubone ko ari tayari kubera iki cyagiye kinini yamaze muri APR. Ko APR iracyafite Watara, APR ifite William Tugime, hazaza n'undi rutayizamusimbura Mamadusi. Uwo mwana biragoye ku mwanya yawubona. Uyu munsi umbwera Amazon ushaka kuvuga ngo hari aho ushobora guhengekereza, ariko kuri Fidari ugisese zimwe y'igitangaza muri Kiyovu yarakeneye indi sezo muri Kiyovu cyangwa muri ekipe mu mwanya agakina akabanzamo, kuko iyo ofa ntabwo izaza adakina. Fidari afite ingahe? Imyaka 24. Afite 24 bura akuzemo. Ari munsi ya 24. Ntabwo ari umukinnyi wo kujya kwicara, yari mu myaka yo gukina. Yari mu myaka yo gukina. APR ko nayo bikeneye abakinnyi b'Abanyarwanda izabigenze ite? Abanyarwanda rafite muri defense liga. None ubwo umukinnyi imbere ariko turi kuvuga mu bakinnyi basatira se. Nese akazabona umwanya ryari kuri Tarebu dahindura. Ikibazo ahubwo se ni gute yateye umwanya umukinnyi utsinze ibitego 11 muri shampiyona cyezo ndahageze agasubira inyuma, ariko ibyo bitego se nubikeneye mu ikipe yawe. Ariko ni cya kindi Rugaju yatubwiraga ashaka kutabanzamo ariko agahabwa iminota yo gukina. Ni cya kindi Rugaju yatubwiraga nabarahiya aba bakinnyi nibajya baza iri sufiko muri politique equipe bahabwa umwanya nabo bagakina. Nge mbona abantu transferi zibagora kuzumva, kandi icyo kintu cyabaye igihe kimaze igihe muri APR sinzi ukuntu kizacika kugira ngo abantu bacyumve. Iyo umukinnyi yaguzwe ahabwa umwanya wo gukora imyitozo kimwe n'abandi, aryamishwa akanagaburirwa kimwe n'abandi, arahembwa kandi ku gihe kimwe n'abandi. It's up to you. Kuba tuvuga ngo abakinnyi b'Abanyarwanda ngo nazo zicara, fight for your place ibone. Egaso yoza tubwira ko Tarebu uza kuri Radio Rwanda abantu baravuga ngo uzarangira uri shatse uribona, nta kintu cy'ubuntu kibaho. Ntacyo za kuri Radio Rwanda bavuga ngo azarangira ngarisoje, ntacyo ngo rirangira, nta kintu cy'ubuntu kibaho. Fight for your place. Niba wumva utarivariza warakoze 11 muri Kiyovu upaswa na Bareni ukumva ko utakora imyitozo muri APR ngo utsinde Kenzi, umerita kwicara kuri bench, havemo n'ikintu abantu bahora batsindagira kuri APR ngo yica abakinnyi b'Abanyarwanda. Kagege ntabwo APR yamwishe, Kagege yaraje afata umwanya arawukorera. Claude arahari, Claude yaraje ashaka umwanya arawukorera. Clement arahari, Clement yarawukoreye. Ruboneka mu banyamahanga arawukorera. Ruboneka abona umwanya muri Mediane ya APR. Yaje muri Mediane igoye, yaje ari umukinnyi uvuye hasi cyane avuye mu ikipe nka Muhanga. Fight for your place, nta kintu cy'ubuntu. Ibintu byo kuvuga ngo yarakeneye umwanya ngo kubanza ngo gukura, arakora afite 24. Niki cyambere mbari uba ukivuga ndabaza afite inga iyo umwana afite 20. Icyo gihe nge mubara nk'umuntu ukiri muri faze yo gukuzwa kurerwa. Ahantu yakuriye kuva mu ntare agakina muri Marine na Kiyovu. Muri Kiyovu at 24, what else do you want? Fight for your place. Nibuta Reyo yagize n'abakinnyi b'Abanyamahanga ugasanga ari abana b'Abanyarwanda bavuze ngo no nge sinzicara. Bena zizi down bamuzanye ganjura hamwe turicara wanze ukumva cyane, ntago wabona umwanya nge urareba ndakurusha. Urareba urwego rw'abakinnyi b'Abanyamahanga ari kumwe nabo. Aha niho twari turi Rugaju so tubwiraga ngo Tarebu na Swadinini ntabikozwa, ariko n'ubundi APR ifite bake ujyanse ngo APR igira abakinnyi benshi. Tarebu tumuzahindura ngerega impungenge mitangira ni kuri Tarebu. Reka ngende agaruka hamwe muri abo bake, reka twemere ko akoresha 20 muri abo 20 nepo. Reka riga dora njya uko biri kose ibonemo
dore njya ahantu ese muri Kiyovu ugira ngo yaje gukina kuko yaje Dore bafite ahantu. uyu mwataka w'umukongomani bitwa Sanja Bulay Moses bumva ari uzajya akina ariko bakabona umwana aramurusha gutera mwiza aramurusha kudribble birangira bamuhaye umwanya ku mutoza we hari ingingo ufite profile yihe ibyo turabireba reka nje niho ndi reka nje mbabwira ahantu ndi no kuza kwa Barenendi Puru nabyo naranabivuze n'ubu nzahora mbivuga Rene wa Pere gomba kumuzana kuko ikeneye batatu batarengeje imyaka 20 neza cyane kubashaka njya ahantu ndi n'abakunza n'abayobozi ba PN icyo nge nababwira mfite impungenge nzahora nyigarukaho kuri Taleb kuri groupe yaranafite hari abakinnyi benshi bayizimiriyemo ko twajya tubona nk'umukinnyi ashobora kuba mu kibuga ubibona ko umusaruro ari nkene kwatse abandi bakinnyi bari kuri benshi ko badahabwa n'umwanya ngo bisunike na wa wundi utari muri forme kuba mu bihe byiza tumva ko ari muri comfort zone reka twigende ubwo ni ukureba nyine niba zabasha kubona umwanya wo gukina hanyuma ubwo tujye mu bakinnyi b'abanyamahanga tujye mu bakinnyi tubaganireho twototera rero twihuta gukora cyane mu bintu byinshi umva rero icyabaye ariko mukiraho Romari ahita batera icyotezo abantu bagiye ngo mbaciye mu ijambo ati bonjour ati njyewe njya mbakurikira n'ubu ndabakurikiye bagenzi banjye iyo mfite ibyo mbashima ndabashima naba mfite ibyo mbagiraho inama nabwo ndabikora Senior Romario ego Zeroma Shiro Senior Mzee umwe mu banyamakuru dufite bakuru mu mwuga kandi babahanga cyane wimfura cyane ati rata mukomerezaho nuko komeza hanyuma rero ariko aje mu badushima hari abantu nsaba ko bakomeza kutuneka ndabishaka hari umunsi wamwayikiye cyayi ruga abantu bazajya batuneka iyo utagize balance ni bibi mu buzima iyo umuntu ashimwe cyane si byiza ugomba kujyana n'abantu bakunenga ni byiza kugira impuzombi wakomeza yego hanyuma rero APR yashyizeho abantu bayishakira abakinnyi barenze umwe burya APR yajya ikorana n'umuntu nk'umwe wishakira abakinnyi basanga n'umwe ariko ubu ngubu ifite abantu nka 5 bagomba kujya bayishakira abakinnyi urumva ku buryo umuwaje aza akavuga ati mfite umukinnyi kanaka bakareba wenda hakina bakanamukurikirana muri sezo apana kureba highlights bakamureba ari gukina uvuga ngo wowe urazona umukinnyi tuvuge turi mu kwezi kwa mbere uvuga utariko mu kwezi kwa gatandatu hari umukinnyi nshaka kubaha witwa nde kanaka akina he ahangaha bagafata nk'ayo mezi 4 yo kumureba uvuga ngo uramuranze bagiye gufata umwanya wo kumureba barebe niba koko urwego wamuvuzeho ari rwo ariho kuko iyo by'umukinnyi akina niho umenya ngo uyu ni umukinnyi wa nyawe hanyuma kugira ngo umukinnyi muri APR ajya sinya ashyira amasezerano ubuyobozi bukuru bwa APR urumva bugiye kujya bwicara bose ko bakabaye bavuga bati twebye uyu mukinnyi twagiye ariko hari ikintu Karenzi yakoze muri Mercato zishize cyitwaga icyumba cy'ibanga tunamushimira yazikoze neza igihe twari ku Murindi hari umuvandimwe wakibayemo yamfashije kumva ko cyabaga kimeze none APR ni kwikora APR muri iki gihe cyane abagamo uramutaramu muri mukura APR ukuntu imeze muri iki gihe ifata abantu b'abatekinisiye hari yigeze kubafasha nibyo nkuko bivuga uyu musore Prote Kagimbura yabayemo babafashije hari n'undi munyamakuru wabafashije si nko kumuvuga izina reka mwihorere harimo n'abandi bantu nyine b'abanyamupira so usanga rero n'ubundi mu miyoborere ya APR muri icyo cyumba kibanga harimo bien sûr chairman icyo gihe Richard yari arimo na top generals mu ngabo z'igihugu muzi bari muri APR ubwo uvuze ministre w'ingabo ukavuga SG muri ministeri y'ingabo brigadier general Kanyamahanga ukavuga CDS ukavuga Fande Yakos ukavuga Fande Williarg ukavuga chairman wa APR na bivuze yari Richard icyo gihe ukavuga umuyobozi w'icyubahiro wa APR FC Fande James n'abandi bose baricara kuri ayo meza bakamurikirwa abakinnyi na vice chairman wa APR w'icyo gihe yari uyu mugabo François Regis wabaye PS muramubona wa Yezu François Regis so babaga bari kumwe bakamurikirwa abakinnyi bashaka kugurwa bakayerekwa amavideo bakabwira n'ibiciro byabo none bakabiganiraho ubwo numva afitemo iyo tusha y'abantu b'abatekinisiye y'abanyamupira ariko n'abayobozi ba APR bakaba bahari kuko ntago nyine ikintu kijya kurekura miliyari y'amafaranga
ari ikintu cyo gupfa nyine gukora gutyo gusa abantu baracyitondera nyine bakagikora. Niyo mpamvu n'ibi ngibi abantu usanga hari umuntu umwe bibasara muri APR ngo nuko recruitment baba murenganya. You can't fool 7 generals. Habamo wenda abakinnyi n'umupira wera igitangaza. Umupira ushobora kugura abakinnyi ari n'abakinnyi banakomeye ariko bakaza bagafropinga. Rero yaguze yazarara flopping. That's no muri football. Ariko uburyo bw'imigurire bwo nubwo nkuko wari ubivuze. Wabajyamo abakinnyi rero bari. Ubwo rero abakinnyi bari kuvuga muri APR bidahindutse rwose nk'iki kimuntu gishaka kurangira bamaze no kugera i Kigali. Ubwo nyine iyo tuvuga ko bidahindutse ibiganiro byarangiye hasigaye kuza agasinya ishobora guhinduka wenda ku munota wa nyuma ariko ntabwo twakunze kubona APR mu by'ukuri yamaze kugera ku mukinnyi bamaze no kumvikana ngo bihinduke. Uyu mugabo yitwa Maduzon akaba ari umugabo ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Urabona ko isoko ryo muri Burkina Faso rikubahira cyane haba ba Ouattara n'abadao. Uyu Maduzo rero yakinaga mu kipe ya Tupuisa Mazembe Englebel ariko ikipe yigiyemo avuye mu kipe ya AS Douane yo mu gihugu cya Senegal nayo yagiyemo avuye mu yitwa Kozaf yiwa muri Burkina Faso. Urumva uburyo azamutse Maduzon avuye iwabo muri Burkina Faso aca muri Senegal ubu yari muri Congo muri Tupuisa Mazembe Englebel. Ni umudefanseri wari kapiteni wa Tupuisa Mazembe Englebel. Rimwe abakapiteni ubundi ni vice kapiteni rimwe abakapiteni ubona donc ari muri babiri. Ubundi afite kapiteni mukuru akaba vice kapiteni ariko urumva ari muri kapiteni nyine. Twavuze ko APR kiri mu defense w'umunyamahanga uza gusimbura Suwane gore umusimbura wa Suwane uyu Maduzon. Babe Diarra wari watekerejweho umunyamari muri Stade Marie yaranze arahenze kandi nabonye ama equipe yo muri South Africa nabonye Orlando Pirates na Kaizer Chiefs zari zamuvuzwemo. Uyu mudefanseri wa Tupuisa Mazembe imaze gukina imikino 40 iyi sezo. Mu mikino 40 harimo mpaga imwe murabyuka ko batemaga. Ubwo bakinnye 39 mu kibuga. Yakinnye 33 abanzamo. Urumva? Mu gihe undi umwe yawukinnye avuye ku ntebe y'abasimbura muri 39. Urumva ko uri umukinnyi uri active hari. Mikino 34 33 banjemo umwe ku ntebe y'abasimbura muri 39 no umukinnyi mwiza kandi ubona ko ari mu myaka yo gutera umupira ariko imyaka 28 hari undi defenseur mwiza w'umukongomani nuko wenda APR bushobora kuba yarashimye cyane wenda shokani n'izindi mpamvu wenda batagura umukongomani muri iki gihe ariko Patenariya ye n'umusore witwa Magruari n'ufite imyaka 28 umukongomani ngeri nziza cyane. Banambwiye ko ari no mwiza cyane kurusha Maduzon ariko bambwiye bati Maduzon kundeshyo ye kumbaraga afite ku mikino afite ashobora gukina mutima wa defense agakina no kuri gatandatu. Mfite abantu hari ya rwose za Rubumbashi bambwiraga yuko ari umukinnyi mwiza cyane. Nanagereje kuvugisha biganiro Anta kubera yuko afitemo mwenyewe Magruari intambwe. Ego Ntambo Magruari nanagerageje kubaza Anta kuko afitemo Bing Bello muri Mazembe ndamubwira mvugishije Bing Bello ambwira uwo mukinnyi uko ameze. Anta arambwira ati Magruari Ntambwe Kalonji Anta arambwira ati ni umudefenseur mwiza ati ni umudefenseur mwiza vraiment ku buryo kuri taye ntafite record y'imvune yavuze imikino yakinnye ni umukinnyi vraiment ni calibre nziza. Kandi Mazembe abantu mva ngo yarashize ntabwo yashize kuko iracyagera mu matsinda deja n'ubu ngo birayoboye twakomeza. Rugaje yabigarutse yavuga ko undi mukinnyi ugomba gusimbuzwa rwose ko Rugaje bivuze niko byagenze yari yavuze ko uyu musore ntabwo nyirwanira gushaka ngo zandane nge nsigaye njya mu mirongo migari icyo bita polisi za mirongo migari y'igihugu. Ubwo rero nareyo sinjya mu bakinnyi cyane ndajya mu mirongo migari ya recruitment no kuvugana n'abatoza n'abapresident ama equipe. Ibyo byo kurwanira amakuru ngo nayigezeho mbere ibyo yarashaje. Mamadusi yagomba gusimbuzwa undi itayizamu w'umunyamahanga. Uri kumva Mamadusi uri kuvugwa rero usa nawe yarangije n'ikipe ya APR yitwa Aman Mikel Kwadiokan. Ni umunya Cote d'Ivoire muremure rwose bifatika metero 180 sha gukinisha indyo rimo so neza akaba ari watsinze ibitego byinshi muri ikipe yakiniraga yitwa Afad. Urumva Aman Mikel Kwadiokan umunya Ivory Coast winger no mu winga gukina iburyo gukina ibumoso no mu winga rwose wasarakina ukanamuhengeka urana ya system y'aba 11 bakinisha imoso ya kera uvuga ngo n'umukinnyi wa heza uruhande agahindura cross arabyumva wa mu winga w'imoso cyakarindwa agatsinda ibitego arabyumva ku bitego bye 17 rwose mu buryo urufisha mwabonye ko muri Cote d'Ivoire muri Ligue 1 niko championnat abo bayita
rwose mu ikipe ya FAD ku myaka ya 27 y'umugabo witwa Jacques Anouma. yuvuze Jacques Anouma muri Cote d'Ivoire abantu baramwumva cyane, n'umwe mu bagabo b'abanyamupira cyane, niwe washinze iriya ekipe ya FAD yakiniraga. yarangije ku mwanya wa 3 ku rutonde rwa shampiyona mu gihugu cya Cote d'Ivoire. uyu mwana uyu musore bamwita Lionel Messi, bavuga yuko akura muri academy ngo yari umusore uzi gucenga cyane, zimwe muri karita afite harimo dribble, hanyuma akaba ari umwe mu bakinnyi rwose ngo bazoza amaso y'abantu Nyarugenge bijyanye n'uburyo ari umuwinga babandi bazi gukora ibyo bita amatekons, wa wundi utwara umudefenseur apana wa muwinga nkuko kwa bakiwanuka cyangwa ba Mugisha Gilbert bariranga kuri pesi. Oya ni ba Esombe Onana kwinjiramo abagucenga bakunyuramo abanyuza amaguru hejuru ya baro n'amapireri menshi 1 versus 1 ni 1 versus 1 abakwica agenda yinjiramo cyane, amakosa bari menshi cyane. So mu bigaragara rero ufashe imyaka ya pereri kugura umuzamu uyu mu defenseur tuvuze ndetse n'uyu mukinnyi aperi kugura abakinnyi bamaze gukonvenka bashoye no kunyunguta ku mikino nyafrika. Aperi ntabwo iri kugura abakinnyi baje nk'abakinnyi baje gukura kuri cyavuga cy'imikino nyafrika bamaze gukura bagomba guhita bagira uburyo bakomanga mu matsinda. Niyo target uyu mwaka kuri cyavuga cy'imikino nyafrika. Ere guhita ubirebera mu myaka 27-28 ni umukinnyi wamaze guprova uri mu cyo bita prime time. Ntabwo rero bari kubikorera a long term ngo turagura abakinnyi bazamara imyaka 5. Ni abakinnyi yo gufixa icyo kintu mu mwaka umwe cyangwa 2 bahita bikora, nibidakunda bagende babasimbuza abandi. Nicyo aperi gukora. Urumva ku mikino nyafrika muri Confederation uyu mwaka yatsinze ibitego bibiri turihuta, ndetse bari banayikinnye mu mwaka wa mbere agera mu ikipe ya FAD kuko yavuye mu ikipe ya Edusi Daboisson yo academy yakuriyemo ajya muri Williamsville. Rero kuva yagera muri FAD 2021-2022 akinnye inshuro 2 imikino nyafrika, kandi aza mu bakinnyi batsindiye ikipe ye ya FAD ibitego byinshi. Kubushize bavanywemo na AS Marge yanageze finali murabyibuka, niyo bakuwe ariko yaramaze gutsinda ibitego 2 na assist. Noneho 2023 na 4 nabwo akiniye iyo mikino yari yatsinze ibitego 3 nabwo. Urumva ko n'umukinnyi w'umuwinga ariko mu mikino nyafrika si ukwitabira gusa yaranatsindaga. Kandi ikipe ya APR burya barutarizamu baya kenshi bava mu mikino Champions League badatsinzemo ibitego. Aho rero ni mu ikipe ya APR ariko reka dutumike tuze cyumweru gitaha bombi nibwo bari buhagere myugariro ndetse n'umuataka. Myugariro azana za Kongo ntibararangiza shampiyona, bazarangiza amatariki muri weekend agisoza leta ya yurira rutemikire. Rayon Sport iritegura Sekafa Kagame Cup. Rigoga mu kanya twari tugize abantu 9,600 abareyo nibaze ndabona bari bagiye ku 8,500 ndashaka 10,000 kugira ngo bahe dosiye. Ntabwo tugiye kubabwira abakinnyi bagiye gusa n'uwaje. Yego. Tugiye kubabwira ukoreye iri gukora recruitment. Bakoze cyane rwose. Ibyo twiganiriye na directeur technique n'umutoza wa Rayon Sport direct. Mwumve polisi kuruta kugendera ku byo muri kumva. Urakoze kumbera ukuboko kw'iburyo. Ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura accordingly kuko yagarutse muri Sekafa Kagame Cup na minsi ifite Rayon Day ibyo byose. Niyo mpamvu mu minsi ishize nari haraje kuryama 3 z'ijoro ariko byahindutse kuko Rayon Sport iraduteguza 3:30 saa 4 z'ijoro 3:30 bahita baduhereza umukinnyi mushya mu ikipe ya Rayon Sport. Baduhereza Charles Tuplau n'umunya Chad, uyu mukinnyi uvuye mu ikipe ya Karlsruhe Stars ala muri South Africa mu cyiciro cya 2. Ngenda garuka ku by'imibare ibindi baragenda bigaruka abavandimwe. Uyu mugabo ekipe yakiniraga mu mikino 35 ekipe yakinnye. Uyu mugabo yabanjemo imikino 5, 12 yazaga kuri bench, indi mikino 18 ntabwo yari ari kuri fedo match. Uyu mugabo rero niwe wasinye mu ikipe ya Rayon Sport, n'umunya Chad. Ejo bundi murabyuka ko muri World Cup qualifiers imikino ya nyuma ikipe y'igihugu ya Chad yakinnye harimo na match ya Madagascar, abantu barabyibuka, yaragaragaye ari mu kibuga. Niyo ugiye gushaka amashusho ye ubona ikipe y'igihugu ya Chad ikina uramubona. Ubwo no defenseur mushya w'ikipe ya Rayon Sport metero 1.99 kundeshyaho rwose ntacyo wamunenga. Ni defenseur muremure mu buryo bufatika ku myaka ya 25 rero. Charles Pastol yavukiye Yaounde, buri yavukiye muri Cote d'Ivoire na muri Cameroon. Yavukiye Yaounde, bana banamubonye Chad ikina na Cameroon. Yagiye kwa kifoto Samuel Eto'o avuga ati ko ari umugegine y'igihugu wabo ngo afite ubwene gihugu bubiri, afite ubwene gihugu bwa Cameroon ndetse n'ubwa Chad, ariko akina ikipe y'igihugu ya Chad. Ubwo rero ku myaka ya 25 yakinaga mu cyiciro cya 2 ntabwo agize umwanya wo gukina cyane. Uyu ntekereza ko nta bintu byinshi cyane byo kumuvugaho
ni ugutegereza tukareba uko wenda mu kibuga bizaba bihagaze, kuko iyo urebye nta mikino myinshi ubona yakinnye. Hahandi ureba ngo se umudefanseri uburyo bwo guhagarara mu kibuga, ayo matakare yakora gute, marikage yakora gute, timing yo kuri bari ihagaze gute, nta byinshi umuntu amubonaho. Wenda Rayon Sport ishobora kubivuga iti reka tumugerageze turebe ko byakunda. Mu myaka 25 ntabwo ari muto, ariko sinamukuru cyane. Ubwo nekeza ko yaje gusimbura abandi ba defenseri bamaze kugenda bava muri Rayon Sport b'abanyamahanga. Nekereza ko uyu Charles Pastor bavuga ko agomba kujya abanzamo. Urumva Rayon Sport ivuga ko agomba kujya abanzamo, akabanzanyamo na Matumona Wakonda bavanye mu Magaju, akaba ari abadefenseri babiri b'abanyamahanga bonyine bifuza gusigarana, abandi bakaba abanyarwanda. Ngo Chimanga aragiye, Yusudi yanyaragiye. Uraze Matumona murabizi ko ari mubyaro wa Jano Itakenge? Reka. Buraya makuru nayo bayamenya. Ni famille yabo rwose Jano wakiniye Rayon Sport. Rugaju tujyane, sinzi nimba nkomeza kubyita mu nzove. Twumve naho nimba kotsi kazamutse. Yusu yagiye mu rukerera, Vinyinu yagiye, Aziz Dao yagiye, Emery Bayisenge ibiganiro nibirakunda. Nuhe mushinga w'ikipe ya Rayon Sport ihisemo kujya kuzana umukinnyi wakinaga National First Division, ubundi bazi nka Motsepe Foundation Championship mu cyiciro cya kabiri. Naganiriye na Harinyengo muri iki gitondo, biganiro by'abatoza byari biryoshye. Ingenzi gembaza abantu polisi kuruta kwihutira kunenga cyangwa gushima umukinnyi wagiye. Nabanje kumuha avi yanjye, mubwira yuko nkurikije uko nabonye Yusu, nkoze evaluation y'ibyo yatanze, si umukinnyi uvunika cyane, usibye iramvune y'ukuboko yageze kugera yo gufwa, ariko iyi ni normal. Nkurikije leadership tumubonana, discipline tumubonana, atari umukinnyi yagombaga kurekura. Hari nyingo yambwiye ngo ibyo uvuga turabyemeranya, twagombaga kugumana Yusu, ariko Yusu Dianye twamubwiye ko agomba kuguma mu Rwanda kugera ku itariki 10 kugira ngo dukore ibiganiro nawe. Hanyuma tujya mu biganiro nawe. Ajawe ni umugabo wabazanye amukuye mu cyiciro cya kabiri muri Maroc, azana na bafolnganye bose, ni umugabo w'umunyarwanda wo muri Amerika. Baramuzi umugabo muremure wirabura gutya. Yabasabye $30,000 by'amadolari. Rayon Sport ibabwira ko idafite ayo mafaranga. Yo ni 44 hafi. Rayon Sport ivuze ko idafite ayo mafaranga. Urumva habayemo gutuza ku ruhande rwa kampu y'umukinnyi, kuko yumvaga yamukeneye, no kurwa equipe. Rayon Sport ifata plan B kuko yumvaga ibyo bitari bakunde, itangira gushaka uyu kapiteni wa Chad ukina mu cyiciro cya kabiri muri Afrika y'Epfo. Uyu mukinnyi tumaze kugaruka Ibera amaze kuvuga, uyu musore Charles bamaze kumuganiriza, ibiganiro bamaze kubigeza ku musozo. Yusu Dianye abonye bongereye bakabange, abonye haguzwe uyu mukinnyi wo mu Magaju, kandi ibiganiro by'uyu mukinnyi wo muri Afrika y'Epfo byari birangiye, nibwo yandikiye ayibwira ko amafaranga aje yavuze ari menshi, ariko ashobora kuba we yaganira nabo bakayagabanya. Bari bamaze kwikomitinga, nta kindi bari gukora, ko bari bamaze kumvikana n'umukinnyi, bafata iyo shwa, bafata uwo mukinnyi wundi. So hari ingingo yemera ko muri ADN bashaka kubaka mu buryo bw'imikinire no muri identité cyangwa se imimerere y'abakinnyi bashaka afolingamo neza 100% Yusu Dianye. Ariko ikibazo cy'amafaranga yaciye kitabafavorizaga kumukipinga, bafashe option B, icyo kive mu nzira. Chimanga yambwiye ko adahuye n'uburyo bashaka gukina period. Turashaka gukina umupira wo hasi, aho duhera kuri gardien dupasanya, tugahaba defenseur tugasohora barigendera hasi. Ntabyo yumva pe. Chimanga ni umukinnyi udegaje, ibyo nibyo. Ibe. Nambaye costume y'umutoza, ndi kumwe na Haringingo. Yambwiye ati mukunda abakinnyi mu Rwanda b'amagange, b'amajeya, bibigango bijyagararo, ariko nimwumva coaching icyari cyo. Niba degaje nshaka ko dukinira hasi, ntiyahuza n'imikinire yacu. Anatinya kubi. Ubwo rero mu byukuri nicyo ngicyo gitume batanduka, nta n'ikindi. Cyo ngo yarabahenze mu mafaranga, ni decision ya Haringingo. Nagwa mu mikinire yanjye, ibyo nagende turazana ugwa mu mikinire yanjye. Kuri Chimanga akantu kamwe riga nkuganira wigendera. Kuziko bura kuri match ya derby. Murabyoka ko Chimanga abanjanyishemo na Yusu. Uziko Yusu nka kapiteni yifesingiye abatoza, abasaba ko yabanzanyamo na Emery. Ntitwatinde kwigira imbere. Abakinnyi muri kubona abandi Rayon Sport iri kugura bavuga basa naho batazwi, hari inyungu challenge.
yamwe ati Yusudi yanyavuye ni mu cyiciro cya kabiri muri Maroc uyu munsi muri kuvuga ngo yongererwe nanjye nabishakaga ariko sundi tuzanye ntavuye mu cyiciro cya kabiri muri Afrika y'Epfo ni champion mbise kuki mujije umukinnyi utarakina mwaretse agakina tukareba urwego yakina ati yo leadership nayo ifite nta gakina muri equipe nationale ntiyambaye mu bande ya equipe nationale yego igihugu cye ntigikomeye mu mupira ndabyemera ariko ni murindire mugahenda kenshi Yusudi yajyanye nakamubwiye Karikeza yagakoreye ntuza inkuru yatangaje ku Nyarwanda mu gitondo karekare inkuru yankanguye nagize n'umwanya wo kuvugana na Karikeza Yusu yashakaga reyo cyane pe yumvaga yiteguye no kugabanya zikagera kuri 2020 ariko ipe yari yamaze kwishyura undi niki kiri gutuma rero Rayon Sport ubona iri kwitonda cyane muri ibyo amatransfer namenye ko hari inama yahuje hari ingingo directeur technique wa Rayon Sport uriya mugabo bakuye muri Paris Saint-Germain y'abana ndetse na president wa Rayon Sport Murenze yababwiye ko hari budget batagomba kurenza muri recruitment anababwira n'imishahara batagomba kurenza abazakategoriza abakinnyi hari abakinnyi class ya mbere ya kabiri n'iya gatatu bazahembwa bingana n'amafaranga ikipe ishobora kuzabona Murenze yavuze ati ntabwo nshaka kuzana abakinnyi ngo nyamo umuntu 5 undi 3 undi 2 noneho nisange nagiye muri payroll miliyoni 70 tudashobora kubona usange tugize ikibazo cy'imishahara ikintu cya mbere bigiye kuri wa muyobozi wabaye muri Rayon Sport uyu mugabo Jean Fidel tubanze tugira imishahara dushobora kubona minzi turi bukoreremo zingane nibyo dushobora kubona recruitment nibashaka kujya mu madeni tugura abakinnyi mu mafaranga dushobora kwafodinga kubona apana gusigara mu madeni ejo tukazisanga dufite ibirego muri FIFA urugero rworoshye Rayon Sport muzi kutarahereza umukinnyi witwa Kuyatero Kritomay yamaze kwirega muri FIFA Rayon Sport ifite ikirego cya Idrissa Kuyate kiri muri FIFA ubu hari ingingo yambwiye ati nuko umuganiriza tukamwinginga tukamugusha neza tukareka ko twamuha make wenda niba twemera ko twanatandukana kuko nawe ni wamufite muri projet zabo uri murayibona yego so niki rero kibaye muri Rayon Sport nsoza Reyo abafana barashaka ko ihitizana abakinnyi bahenze bakomeye bagurwa amafaranga menshi bafite amaprofil akomeye ariko bakirengagiza ikintu kimwe ese muzi ko na Skol mwatandukanye mutarandi mufatanya bikorwa amakuru ufite muri no gushaka kongera gusubira mu biganiro ngo ibe yajya wenda no mu mugongo mu ndi mufatanya bikorwa w'imbere ese muzi ko mutagira amafaranga nka ya APR ese iyo sabirare ya amafaranga mvuga ni RDB nibahe murakennye bamwe akavuga ngo uravuga ngo turakennye turusha amafaranga muzi ko yikennye ni imvugo ndatinya gukoresha muzi ko regira ubushobozi buke rero ntago ikipe yagura ibiruta ubushobozi bwayo umunyarwanda aciye umugani ngo ihene irishiriza ku burebure bw'ikiziriko cyayo simbisi ihene ariko nukuvuga ngo ubushobozi bwanyu bubemerera abakinnyi bahendutse badahenze kumishaka kuvugana nabo bavuga ko bari izihe ntego bafite wenda niyo mpamvu abari nizo nukubaka ikipe ingana n'ubushobozi bafite n'imishahara bafite nta kindi bagomba kugura abakinnyi benshi barashoje bari gusezera abakinnyi benshi baguzwe bafropinze kuko bazagura benshi bagomba kudatanga menshi cyane kuko bazagura benshi cyane no kuvuga ngo intego amatsinda ya Confederation kuko niyo bategereje abari yose n'igikombe cya champion yose ndabibaza abo barambwa ko Sekafa bazayikoresha nk'irushanwa ryo kwiprepara kugira ngo bategure champion no mwaka utaha niyo bashaka umwaka utaha champion bo kwizera bigishwe biragenda bite barashaka kumuganiza akiva mu mavuyo ariko yakongera baramukeneye baramwemera pe bamuhuriza bayenda koko kuri offer ye ya y'ibihumbi 120 n'indi y'ibihumbi 80 ya 80 iri na serie cyane ariko muri rusange dusoza amasegonda andi gake kuri Reyo yego hari ingingo aravuga ngo tuzubaka ikipe iri competitive hari ingingo yambwiye ngo Rugaju nk'umutoza hajya urabyumva kurusha hajyanya nzubaka ikipe ikomeye itagendeye ku maprofile manini ariko nziza ishyize hamwe iri sudi ati ngenzi ko tuzarivariza zahangana aravuga ati muduhe umwanya dukora ibintu kandi mureke kubanga abakinnyi na mafrope ejo mutazasaba imbabazi ku maradiyo yambwiye atari abanyamakuru bavuga ibintu ejo bakazasaba imbabazi ati ndakugira inama nk'umuntu wabaye umutoza ejo utazajya usaba imbabazi ariko nabarigiye biba tegereza tugura abakinnyi bajya mu kibuga uzabanenga ariko banza urindire Mercato irangire
ayari ari muri reyo n'ejo mfite icyo bita pati 2 reka dutari kubambarize project yaho zerekeza ni Ku nuko munsi w'ejo nicyo dusoje nzabaza. urubuga rw'imikino rwo kuri wa gatatu turabashimiye umunsi mwiza gahunda za Radio Rwanda